Uyu munsi turagaruka ku munsi wizihiriza ababyeyi b'abagore mu bice bitandukanye by'isi no mu buryo butandukanye. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uyu munsi wahariwe ababyeyi b'igitsina gore muri uyu mwaka wizihijwe kuri iki cyumweru tariki 10 Gicurasi 2020. Ubusobanuro bw'uyu munsi ku banyamerika bwazanywe na Anna Jarvis mu mwaka w'1908, hanyuma uhinduka uwemewe na leta mu 1914. Jarvis yaje kurwanya ubucuruzi bwari bushingiye kuri uyu munsi wahariwe ababyeyi b'abagore. Nanone amara igihe kinini cy'ubuzima bwe agerageza kukura ku ndangabihe. Nk'uko amatariki n'iminsi mikuru bihindagurika, umunsi mukuru wahariwe ababyeyi b'abagore urangwa no gutanga indabo, amakarita yanditsemo amagambo agaragaza amarangamutima n'izindi mpano. Murakaza neza kuri Brage TV, njye aya mateka ndi Francis Karamutsa. Uyu munsi mu mateka reka tugaruke ku minsi mikuru y'ababyeyi b'abagore ikomoka ku Bugiriki na Roma byo hambere, aho bizihiza iyi minsi mikuru mu kubahiriza ibigirwamana by'ibigore bizwi nka Leya na Sibel. Ariko ubusobanuro bw'uyu munsi wahariwe abagore bivuga ko ukomoka ku munsi mukuru wa Gikristo uzwi nka Mothering Sunday cyangwa icyumweru cy'umubyeyi w'umugore. Igihe uyu munsi wari ukiri umwihariko ku Bwongereza no mu duce tw'Uburayi, wizihizwaga ku cyumweru cya kane, aho abizerwa basubiraga mu idini ryabo kavukire rizwi nka Mother Church mu rurimi rw'Icyongereza, bakagirira amateraniro adasanzwe. Uko ibihe byagiye biha ibindi, uwo munsi ku cyumweru wahariwe umubyeyi w'umugore waje guhinduka uba nk'indi minsi isanzwe ngarukamwaka yizihizwa, aho abana bamurikira ababyeyi b'abagore impano zirimo indabyo n'ibindi bigaragaza ko babishimira. Uyu mugenzo uko ibihe byashiraga biha ibindi waje gusa nk'uyibagiranye mbere y'uko Mother Day y'Abanyamerika iza mu 1930 n'1940. Mu 1970, Julia Ward Howe yanditse inyandiko yise Mother's Day Proclamation, ikangurira ababyeyi b'abagore gushira hamwe bimakaza amahoro ku isi. Mu mwaka w'1973, Julia yamamaje umunsi uzwi nka Mother's Peace Day uzajya wizihizwa buri tariki 2 Kamena. Abandi bantu batangije uyu munsi wahariwe ababyeyi b'abagore twavugamo nka Juliet Calhoun Blackeley watangiye uyu munsi mu mujyi wa leta ya Michigan witwa Albion mu 1870. Mary Toller Sessin na Frank Helling bakoreye hamwe mu gutegura Mother's Day mu mpera z'ikinyejana cya 19 na 20. Umunsi wemewe n'amategeko wo kwizihiza Mother's Day watangiye mu 1900 nk'ingaruka z'umurava w'uwitwa Anna Jarvis, umukobwa wa Anna Lewis Jarvis, bivuye ku rupfu rwa nyina Miley mu mwaka w'1905. Anna Jarvis yazirikanye uyu munsi wahariwe ababyeyi b'abagore nk'uburyo bwo kwizihiza ubwitange budasanzwe ababyeyi b'abagore badahwema kugaragariza abana babo. Nyuma yo kubona inkunga ivuye mu nzu y'ubucuruzi i Philadelphia, nyirayo ariwe John Wanamaker muri Gicurasi 1908 yateguye ibirori bya mbere mu itorero ry'Abamethodiste muri Grafton, West Virginia byo kwizihiza umunsi wahariwe ababyeyi b'abagore. Kuri uwo munsi abantu ibihumbi n'ibihumbi bitabiriye ibirori by'umunsi w'ababyeyi b'abagore mu nyubako y'ubucuruzi ya Wanamaker muri Philadelphia. Hagendewe ku buryo uwo munsi wo kwizihiza ababyeyi b'abagore bwa mbere wagenze, Jarvis wabayeho ari ingaragu nta mwana n'umwe ubuzima bwe bwose, yabashije kubona umunsi witwa ko ari uw'agaciro kadasanzwe wongerwa ku ndangabihe y'igihugu cyose. Nk'uko byagiye bisakara binagirwaho impaka ko iminsi yizihizwaga kenshi yabaga ari yerekeye abagabo n'iterambere ryabo. Yatangiye kwandika urwandiko rwo kwamamaza ku binyamakuru no ku bapolitike asaba umunsi wihariye wo kwizihiza umubyeyi w'umugore. Mu mwaka w'1912 muri leta nyinshi n'imijyi myinshi yatangiye gufata umunsi wahariwe ababyeyi b'abagore nk'umunsi ngarukamwaka wo kwizihiza. Jarvis yari yashizeho association y'umunsi w'ababyeyi b'abagore mpuzamahanga wo gufasha kuzamura impamvu nyamukuru yawo. Ukwiyangana kwe kwatanze umusaruro mu mwaka w'1914 ubwo Perezida Woodrow Wilson yasinye umwanzuro mu buryo bwemewe wo kugira icyumweru cya kabiri cy'ukwezi kwa Gicurasi umunsi wahariwe ababyeyi b'abagore. Anna Jarvis kuva na mbere hose yifuje ko uyu munsi uba uwo kwizihiriza hagati y'ababyeyi b'abagore n'imiryango. Uko uwo munsi yawitwaragamo harimo kwambara ikirango cy'umweru akajya gusura umubyeyi w'umugore runaka cyangwa se akajya mu materaniro. Ariko igihe umunsi wahariwe ababyeyi b'abagore wabaye uwo kwizihizwa n'igihugu cyose, nta ndabyo zitanga zawurangwagamo cyangwa amakarita. Ibigo n'abandi bacuruzi byagiye byaduka ubwo Jarvis yatangiraga gukorana n'uruganda rukora ibijyanye n'indabyo mu gufasha kuzamura ishusho y'umunsi wahariwe ababyeyi b'abagore mu mwaka w'1920. Yatangiye kugubwa nabi n'uburyo uwo munsi wahariwe ababyeyi b'abagore wahindutse uwo gucuruza. Yivuye inyuma, Jarvis yarwanyije impinduka, anaburira abantu kureka kugura indabyo, amakarita yanditsemo amagambo meza n'ibindi byerekeye uwo munsi abantu baguraga cyane kuri wo. Jarvis yaje gutangiza iyamamaza rishingiye ku kurwanya abungukira ku munsi wahariwe ababyeyi b'abagore mu buryo butari bwo.
mu bo yabwiraga yihanangiriza harimo abakora ubucuruzi bw'indabyo ndetse n'indi miryango ikora ibikorwa byo gufasha abafite ibibazo bitandukanye. Mu bo yabwiraga yihanangiriza harimo abakora ubucuruzi bw'indabyo ndetse n'imiryango ikora ibikorwa byo gufasha abafite ibibazo bitandukanye. Yagiye amurika ku karubanda amatsinda yagiye akoresha izina Mother's Day bakojeje umutungo we bwite yatanze ku bijyanye no kwemera k'uwo munsi. Mu gihe yapfaga mu mwaka w'1948, Jarvis yari atakitirirwa uwo munsi nk'uwawutangije, anasaba amategeko ko ukurwaho ku ndangabihe ya Amerika. Umunsi wahariwe ababyeyi b'abagore waje gukwira hirya no hino ku isi. Ubwo mu buryo butandukanye, umunsi wahariwe ababyeyi b'abagore wizihizwa ku isi yose, kuwizihiza bijyana n'amahitamo ya buri gihugu. Urugero, muri Thailand, umunsi wahariwe ababyeyi b'abagore wizihizwa mu kwezi kwa Kanama ku isabukuru y'umwamikazi waho witwa Sirikit. Ahandi twavuga ko uyu munsi wizihizwa ni mu gihugu cya Ethiopia, aho imiryango iteranira hamwe mu mezi ya nyuma y'umwaka baririmba bagasangira ku meza magari ahantu hazwi nk'agace ka Antrost. Umunsi ukubiyemo indi minsi y'ibirori byo kwizihiza ubuzima bw'ababyeyi b'abagore. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umunsi wahariwe ababyeyi b'abagore ukomeza kwizihizwa aho bamurikira impano ababyeyi b'abagore n'abandi bagore impano n'indabyo. Kandi uyu munsi wahindutse imwe mu minsi yizihizwa hanakoreshwa amafaranga menshi. Imiryango nayo yizihiza uyu munsi aho baha akaruhuko ababyeyi b'abagore ku mirimo irimo guteka n'indi yo mu rugo. Mu bihe bimwe, umunsi wahariwe ababyeyi b'abagore wabaye itariki yo gutangiza amahame arengera igitsina gore. Mu mwaka w'1968, Coretta Scott King, umugore wa Martin Luther King, yakoresheje umunsi wahariwe ababyeyi b'abagore mu kuyobora urugendo mu rwego rwo gufasha abagore n'abana batishoboye. Mu matsinda y'abagore yo mu 1970, nabwo yakoresheje umunsi wahariwe ababyeyi b'abagore nk'umwanya wo gushimangira no kugaragaza gukenerwa k'uburenganzira bungana n'amahirwe yo kwitagaho kw'abana. Reka dusoze tuvuga tuti umunsi mwiza w'ababyeyi bacu. Happy Mother's Day.